Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana, turagushimiye kuri umubyeyi wacu, turagushimiye kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mana uhabwe ishimwe n'icyubahiro. None tuje hano Mwami kugira ngo turamye izina ryawe, tuvuge gukomera kwawe, tuguheshe icyubahiro Mwami, kuko ari ibiryo byonyine ukunda aho wicaye mu ijuru Mwami, kuramwa ndetse no guhimbazwa. Tugiye kuzamura amajwi yacu Mwami, dufatanye n'abadukurikira bose aho bari hanze, aho bari hose mu gihugu cyacu. Imitima yawe imenetse imbere y'ubwiza bwawe Mwami, ukomeze kubana nabo. Reka ijwi ryawe rikomeze kuvugana natwe binyuze mu ndirimbo, turamye kandi imitima yacu inezerwe kurushaho, turushaho no kumva ijwi ryawe Mana. Urakwiriye Yesu, ko naho ndi wasa nawe Mwami. Umuririmbyi Yesu aririmba aravuga ngo Mana mbwira icyo nshaka, umubwira icyo ushaka Mwami kumubwira kugira ngo akumve, ategera amatwi ibyo umubwira mu ijambo ryawe. Yo 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 yo. Mbwira icyo ushaka Mwami, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibigeragezo, ndakwifuza mu bihe nk'ibi Mwami. Mbwira icyo ushaka Mwami, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibigeragezo, ndakwifuza mu bihe nk'ibi Mwami. Mana niwe wenyine wadushoboza kubinesha no kubirenga. Turagushaka kuza ukatubwira icyo ushaka Mwami. Yo 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 yo, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibigeragezo, ndakwifuza mu bihe nk'ibi Mwami. Mbwira icyo ushaka Mwami, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibigeragezo, ndakwifuza mu bihe nk'ibi Mwami. Haleluya. Ushimwe Mana, ushimwe kandi uhimbazwe Yesu. Yo 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 yo. Uraza gushiraho inzira, araza gushiraho inzira, areba kuraho nabasha kurora, nzahora mwirengera. Araza gushiraho inzira, araza gushiraho inzira, areba kuraho nabasha kurora, nzahora mwiringira. Haleluya. Nzahora mwiringira we. Nuko nyamagara, imbabazi ziwe ziritaba we, naragiye icyo mvuga ziramobera we, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Nuko nyihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane, yo 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 ndakubabariye we.
Mana birenze ubwenge bwacu, birenze ibyo dutekereza byose. Zitingwe nusange mutima wanje, narababariwe Mana, ushimwe kandi uhimbazwe. Tuzatwibuka urupfu wapfuye ku musaraba, wasize ubwiza wari ufite mu ijuru. Hahandi wari wubashywe Mwami, uraza uradupfira ubyarwa n'umugore. Ku munsi wawe igihe kigeze, wuzuye impuhwe n'urukundo rwinshi, wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, waje mu isi ubyarwa n'umugore. Ku munsi wawe igihe kigeze, wuzuye impuhwe n'urukundo rwinshi, wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, waje mu isi ubyarwa n'umugore. Byakugize intwari Mana, urakwiriye Yesu, urakwiriye. Ngo ku musaraba wawe mwiza we, niwo amahanga yacunguriwe. I Goligota twavanye iminyago, twironkeye mu maraso yawe. Uri intwari Yesu, uri nyamibwa, waneseze umwanzi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima. Ku mugaragaro we, nuzi ukorera wihishwe Mwami, ahubwo ukora ku mugaragaro. Niyo mpamvu wasize ubwiza bwose uraza Mwami, mu isi yose abantu bakubona ku musaraba. Witwa umwami w'abami, uradupfira, uraturengera Mwami. Byakugize intwari kugeza na n'ubu. Nanone umuririmbyi aravuga Mwami ngo gutinda kwawe si ukuduta, ahubwo iyo uje uzana ibisubizo byose by'ibyo twibaza mu mitima yacu. Gutinda kw'Imana si ukuduta, ize izana ibisubizo. Gutinda kw'Imana si ukuduta, ize izana ibisubizo. Hari Imana itameze nk'abantu, hari Imana idakora nk'abantu, hari Imana itavuga nk'umuntu, no gutegura nitegura nk'abantu. Hari Imana itameze nk'abantu, hari Imana idakora nk'abantu, hari Imana itavuga nk'umuntu. Mana we nukora nk'abantu. Oya. Gutinda kw'Imana si ukuduta, ize izana ibisubizo. Si ukuduta, ize izana ibisubizo. No ku buzima bwawe papa, gutinda kw'Imana si ukuduta, ize izana ibisubizo. Gutinda kw'Imana si ukuduta, ize izana ibisubizo. Na nyuma ya zero urakora we, na nyuma ya zero urakora we, na nyuma ya zero urakora na nyuma ya zero urakora we. Haleluya! Imana ibahumugisa abantu dukomeze kubana muri uyu mwanya. Na nyuma ya zero Imana irakora, na nyuma ya zero irakora. Na nyuma ya zero irakora n'ahandi uba wihebye hose, kwa kundi wiheba ukabona aho ugeze nta gisubizo. Ariko gutinda kw'Imana ntago ari ukuduta, ahubwo aba ari ukugira ngo ize izanye n'ibisubizo. Haleluya! Ariko noneho ndumiwe pianiste we. Amakuru arenze ubwenge bwacu.
ize izana ibisubizo, ize izana ibisubizo. Nga Imana Kristo maraso yawe nitsitavuguru siyamano Kristo nuwanje ndamahoro we nitsitavuguru ziyomano Kristo nuwanje ndamahoro. Ariko iya ndirimbo yaninzemo, uri intwari Yesu uri inyamibwa, waneseze umwanzi w'abantu, abatware bo mw'isi y'umwijima yo wabahembuye ku mugaragaro. Hari indirimbo bisa noneho yo mu Cyongereza ivuga ngo this is my story, this is my song. Mana we oh glory divine, story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Imana ikomeze ibaho umugisha, ikomeze ibaremera amashimwe mu mitima yanyu, ibuzuze gushima Imana, ibuzuze gushima. Ntago yaba yarazanwe n'ubusa kugira ngo isige ubwiza yari ifite mu ijuru, isige icyubahiro yari ifite, isige ngo nimuhwe yari ifite impuhwe. Imana yari ifite impuhwe, ariko yaraje asiga ubwiza aricaye imbere na data yera, araza none ikirenze abyarwa n'umugore. Umbaye makuru ukuntu akomeye, abyarwa n'umugore, ariko Mana yaraza agira amaraso nk'ayanjye, baramukubita arava ryacu mu rubavu. Ariko Mana komeza utubabarire gusa, uduhe kugendera mu bwiza bwawe, uduhe kukuramya no kuguhimbaza, ngo mu ijuru hazabaho kuramya no gushima Imana gusa. Haleluya, haleluya. Mana we urakoze Yesu, urakoze Mana, urakoze. Akira amashimwe Mwami, akira amashimwe tugutuye, ubundi ibitangaza byawe bikomeze kuganza muri twebwe. Were umubavu umurane, akira amashimwe Mwami wanjye, akubere umubavu umuraneza. Akira indirimbo Mwami wanjye, ikubere umubavu umurane. Akira amashimwe y'abadukurikiye bose ma, akira amashimwe Mwami wanjye, akubere umubavu umuraneza. Akira indirimbo Mwami wanjye, ikubere umubavu umurane. Mana wandemeye amashimwe ndabyibuka ubwo nigaga kaminuza nkaba narayisoje, ukandemera amashimwe nginjiye muri uyu mwaka. Bari kurema n'amashimwe mu mitima y'abadukurikiye nonaha Mana, mw'izina rya Yesu Kristo ubaremera amashimwe muri uyu mwaka wa 2026 turimo dutangiye muri uku kwezi kwa mbere. Komeza kubana nabo, rema amashimwe mu mitima yabo.
bajye bashima bahora bavuga imirimo n'ibitangaza wakoze mwami. Urakoze kubwo umwanya wabanye natwe mwami, wabanye natwe kandi ubwiza bwawe twakubonye. Komeza uhembure imitima y'abadukurikiye mwami, tukuramya ndetse tunaguhimbaza Yesu. Urakwiriye gushimwa no guhimbazwa mwami. Haleluya, haleluya. Ubarikiwe papa, ubarikiwe sana, ubarikiwe. Asante, asante.